Ibihe byiza kuri mwese abakomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Hari abaturage bo mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma bavuga ko ubworozi bwabo bwasubijwe inyuma no kuba inka zagira inka zimaze iminsi zigurishwa n'umuyobozi w'akagari kabo. Abaturage barenga 40 bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera bararembye nyuma yo kunywa ubushera n'inzoga y'inkorano itemewe yitwa Munini mu bukwe bari batashye. Naho mu karere ka Ngororero abo mu muryango wa musore wishwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro mu mwaka wa 2024 barishimira ubuvugizi bakorewe n'itangazamakuru bwatumye societe yari yaramuhaye akazi ibaha impozamarira mu gihe ngo kompanyi yabanje kumwihakana. Hanze y'u Rwanda twerekeza muri Kenya aho yumvikanye na Amerika ku masezerano y'uko Amerika yatangira gucukura amabuye y'agaciro ya Ukraine, bikaba biteganyijwe ko Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine azerekeza muri Amerika kuwa gatanu kujya gusinya ayo masezerano. Ko yagezaho ndi Hope Sengabo icyizere. Nyuma yuko bigaragaye ko hari ibigo by'amashuri bikora ariko bitanditse, abadepite basabye inzego z'uburezi kunoza imikorere by'umwihariko mu kubugenzuzi ngo kubera ko ibigo by'amashuri bikora bitemewe nyuma bigafungwa byose bigira ingaruka ku banyeshuri ndetse n'ababyeyi. Kamene Ndikumana araturamburira iyo nkuru. Mu bugenzuzi bwakozwe hagiye humvikana ibigo by'amashuri byafunzwe ku mpamvu zitandukanye zirimo no kutagira ibyangombwa. Ibi bikabangamira ababyeyi bari bafite abana biga kuri ibi bigo ndetse n'imyigire y'aba banyeshuri bahita bimukira ku bindi bigo. Ubw'inteko rusange y'abadepite yagezwagaho raporo kuri komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco na siporo n'urubyiruko ku isesengura gishyirwa mu bikorwa bya politike y'uburezi kugera mu mwaka wa 2024 hagaragajwe ikibazo cy'aya mashuri ngo basanze adafite ibyangombwa arenga 600. Ibi ku rundi ruhande abadepite bagaragaje ko bigira ingaruka mbi kuko bene aya mashuri ari ujya kumva ngamwe muri yo yafunzwe. Mu byo batugaragarije ko amashuri agera kuri 650 akora nta burenganzira bafite bahawe n'inzego zifite ububasha. Nibazaga ese byatewe n'iki mu isesengura bakoze, ese ingamba zaba zihari kugira ngo byibuze ibyo bigo byose bigera kuri 650 bashe kubona ibyangombwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyagaragaje ko hari amashuri arenga 650 akora atabifitiye uburenganzira. Iki rero ni ikibazo gikomeye, nagira ngo mbaze baganira n'ababishinzwe icyo batekereza uburyo bwo kugikemura, kuko usanga hari amashuri atangira ababyeyi bakajyana y'abana yewe bakanishyura minerivare hashiriye nk'imyaka 2 ngahe, ukumva burakeye bati hakozwe inspection none ishuri rirafunze. Ugasanga ababyeyi barahangayitse kugira ahandi hantu batwara abana kandi barataye n'igihe biga ahantu hatemewe. Perezida w'iyi komisiyo yasobanuye ko inzego z'uburezi zatangaje ko ibi bigo ngo byari bitarakorerwa ubugenzuzi, ariko nanone ko ari ikibazo ngo izi nzego zagakwiye kuba zikemura binyuze mu bugenzuzi bw'ibigo n'ibyo bigomba kuba byujuje. Ariko ni n'ikibazo cya quality assurance cy'ubugenzuzi bw'uburezi, kuko ubundi ubugenzuzi bw'uburezi bukoze uko bugomba gukora nta mpamvu yatuma haba ari amashuri angana kuri y'abakora atanditse, kuko ntekereza ko bakagombye kuba bafite system ituma mbere y'uko ishuri ritangira rigomba kwandikwa, bigomba kubanza gukorerwa igenzura bakareba ko ryujuje ibyangombwa, bakareba ko aho rikenewe noneho bakariha uburenganzira, ndetse no muri department ya planning bakaba barifite bakariha na code yo gukoreraho. Ubwo rero iyo umuntu abibonye kuriya nyine niyo batabikubwira uhera ko ubona ko mu by'ukuri aho hombi harimo icyuho. Mu mwaka washize humvikanye ibigo by'amashuri barirwa muri 60 byatangajwe ko byahagaritswe mu turere dutandukanye tw'igihugu kubera impamvu zirimo kutagira ibyangombwa ndetse no kuba hari ibindi bitujuje. Iki kibazo cy'ibigo by'amashuri bikora bitanditse nyuma bimwe kumva ngo byafunzwe, abadepite bavuga ko giterwa n'icyuho mu bugenzuzi bw'abafite mu nshingano ibigo by'amashuri kuko ngo bakoze neza uko bisabwa iki kibazo kitagaragara. Kamile Ndikumana, TV1. Naho abarobyi mu kiyaga cya Kivu baroba indugu mu karere ka Rusizi barashinja ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB kubateza igihombo kubera bahawe imitego mishya baroba indugu 6 gusa mu minsi 2. Alfred Ntacyutimana araturamburira iyo nkuru.
ni abarobyi bo mu kiyaga cya Kivu mu gace ka Rusizi baroba indugu. Aba ngo bakoreshaga imitego isanzwe, nyuma ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB kibazanira iyemewe yakoreshwaga mu kiyaga cya Muhazi. Aba rero b'i Rusizi ngo bagiye kuroba batashye amaramasa ngo kuko batahanye indugu zitageze kuri 3 mu gihe kingana n'iminsi 2. Baraduhaye umuraga ngo tugerageze, uwo muraga turawuroba iminsi 2. Iyo minsi 2 na nizo ndugu 2 twishe. Turavuga nti iyo umuraga ntacyo wadufasha kugira ngo abana babone kugira ngo tubone cyahembura abana. Twarategaga bikaziraho, tugatega bikaziraho, noneho ku munsi ukajya kwira wafatishije kamwe. Rero iyo batubwiye ngo uwo mutego ni mubi bagatuzanira uwo w'indugu 2, tubona ugereranyije n'umusaruro twabonaga, uburyo imiraga yacu twari dusanganywe yadufashaga, tubona ntabwo tuzabona icyo kurya, ntabwo tuzabona mitiweli, ntabwo tuzabona bese iterambere nk'uko tuba turyifuza. Kuri ubu aba barobyi bavuga ko bose baretse akazi bakoraga ko kuroba, ubu imibereho imeze nabi ku buryo hari bamwe batangiye ngo no kurwaza uburwayi bukomoka ku mirire mibi. Icyifuzo cy'aba barobyi rero bakaba basaba ko RAB yabakura mu gihirahiro, dore ko bamaze imyaka irenga 6 bategereje iyo mitego izabakura mu gihombo, none ngo amaso yaheze mu kirere. Abana kongera kurya ku ndugu ni ikibazo. Turatabaza ko tugiye kurwaza bwaki kubera icyo kibazo cyo kutabona indugu. Cyanjye nuko bagira icyo badufasha, wiremeraga igihe imaze mu nzu, wenda bakira icyo badufasha bakatubwira ati ni igihe runaka muyikoreshe tubazanire imiraga ihwanye na yindi mwakoreshaga. Dr. Wituze Solange, umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, avuga ko iyi mitego bagiye kuza kuyisuzuma ngo barebe uburyo ikora, cyakora nibabona nta musaruro itanga ngo bazabafasha kuyihindura. Icyo tuzakora kandi mu minsi ya vuba, tuzazana iyo mitego turi kumwe n'abakozi bacu ba RAB na Minagri, dufatanye kuroba turi kumwe kugira ngo turebe koko niba imitego yabikora muri Muhazi, iraba indugu zo muri Muhazi itabasha kuroba indugu zo mu Kivu. Nidusanga ariko bimeze tuzababonera imitego ijyanye n'izo ndugu zo mu Kivu. Ariko icy'ingenzi nuko abarobyi bakomeza gukora umurimo wabo w'uburobyi, ariko kandi mu buryo burambye, badashobora kuroba akanya gatoya ngo mu myaka ikurikiyeho usange nta ndugu tukifite mu Kivu. Abakora uburobyi bw'indugu bahabanye n'abakora uburobyi bw'isambaza. Izi ndugu ni ubwoko buto cyane bw'amafi bukunda kuribwa hano mu karere ka Rusizi ndetse na Nyamasheke. Mu karere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred, TV1. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Polisi y'igihugu iraburira abanyarwanda kujya bashishoza mu gihe bahererekanya amafaranga bagenzura niba ataramiganano. Ni nyuma y'uko kuri uyu wa gatatu polisi yafashe umugabo wari ugiye kuvunjisha amadolari bigatahurwa ko yari amiganano. Ni mu kiganiro cyihariye TV1 na Radio 1 byagiranye n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararis Gahonzire. Muri iki gitondo ahagana saa 3 nibwo umukozi wa Felix Bio yahamagaye polisi ikorera Kicukiro ko mu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kicukiro mu mudugudu wa Kicukiro ahazwi nka centre hari umugabo witwa Cyemezo Aimable yaje kuvunjisha amafaranga yo mu bwoko bw'amadolari ariko y'amahimbano. Polisi rero twase tujyayo tugezeyo kuko dusanga umugabo Cyemezo Aimable arahari, dusanga afite amadolari 8,950 ariko yamiganana nk'uko umukozi yari yabitubwiye. Twahise rero dumufata mu iperereza ry'ibanze, yatubwiye ko atari ubwa mbere yabikoze kuko no ku munsi w'ejo yari yagiye muri Forex Bureau agenda afite amadolari 250 ayavunjisha muri iyo Forex Bureau. Kubera ko rero hari umukozi usanzwe atamenyere by'amadolari nibwo yamuvunjiye. Ubwo naho twaje tujyayo kuko dusanga amadolari bayashyize ku ruhande barayafite, nayo dusuzumye ubwo dusanga na amiganano. Ni ukuvuga ngo amafaranga yafatanywe yose hamwe na amadolari 9,100 akaba yari amahimbano nk'uko bigaragara, ariko ku ikubitiro aremera ko araye. Ubwo gikurikiye no gukora iperereza dufatanyije na RIB kugira ngo umuntu tumenye byagendaga bite, yakuye he, ahantu hose yagejeje ni hehe, kugira ngo abashe gukurikiranwa.
anakorewe dosiye ajyanwe mu bushinjacyaha. Arakurikiranweho icyaha cyo guhimba amafaranga, ngira ngo ni icyaha ajyanwa n'amategeko y'u Rwanda, aho mugifatiwemo akabyemezwa n'urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ngira ngo rero tukangurira abantu, yaba abantu bavunja, yaba abantu abacuruzi ndetse n'abandi banyarwanda bose, kuko umuntu wese yakira amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu wese yakaba yagira amakenga mbere yo kwakira amafaranga yabike. Ariko nanone by'umwihariko abafite iyo mico n'iyo ngeso y'ubujura, kuko ubona ubujura turababwira ko nta mwanya bafite. Yaba polisi ifatanyije n'abandi baturage, tuzakomeza kurwanya aba bantu ku buryo ibi bintu bicika. N'ufite mu ntekerezo abireke, kuko azafatwa kandi azahanwa n'amategeko. Ngira ngo mvise ko ibihano atari bitoya. Dukomeje n'aya makuru, hari abaturage bo mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma bavuga ko ubworozi bwabo bwasubijwe inyuma no kuba inka zagira inka zimaze iminsi zigurishwa n'umuyobozi w'akagari kawo. Savio Kwizera araturamburira iyo nkuru. Ibyo bintu by'inka z'ubudehe ziragenda tukabuyoberwa tukaburiza. Umuyobozi w'akagari ka Nyange mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma Bwana Mbonabucya Desire niwe abaturage bashyira mu majwi ko yamaze inka zagira inka azigurisha. Ngo iyo umuturage ageze igihe cyo kwitura inka ivanwa mu rugo n'ubuyobozi ntibamenye irengero ryayo. Uwitwa Sandrine Mutoni wase, inka ye y'ubudehe baraje bakingura ikiraro bamutwara ikimasa. Icyo kimasa cyaracurujwe kandi byakozwe nande na gitifu. Uko yumvya bivuga niko bimeze. Nuko nyine tujya ko tukabona gitifu nyiraje afasha umwanzo wenyine fata inka nyine ritemba kugenda. Ikajya he? Kagurishwa nyine tuziyirengera. Wowe nibavuze ngo bagiye kwitura ntumenya ngo iziturwa nde. Iyo ngiyo ngisho nshobora kubimubaza kubera ko avuga ngo uzandega he. Niba mu mudugudu hari hagenewe inka 7 akabashize imyaka 15 buri muntu wese yakamye ko inka. Uko kugurisha inka zagira inka gushimangirwa n'umuyobozi w'umudugudu wa Ntarama. Ubwo kwitura ya kabiri nibwo nagiye kubona mbona social araje nabo bantu babaguzi bahanga hakurya baraza barandeba bati tujye kutweka yanka, ndagenda ndayibereka barayireba, arangize ahamagara gitifu kuri telefone ati inka nayibonye ducire. Bagera ku mafaranga 190 babyumvikana, gitifu amuga ati ngaho ayo mafaranga yishyure. Gusa hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abaturage ngo uyu muyobozi w'akagari aherutse gutabwa muri yombi kubera kuzigurisha, gusa abaturage baza gutungurwa no kongera kumubona agarutse nyuma y'iminsi 3 gusa. Ntabwo byacyo barazigurisha kubera ko nejo bundi abantu bari mu nama hari ntuze yamanutse w'akarere meya ntabwo bamushengeje bakabivuga ukuntu ari inka. Nuse ko babivuze ko yari inka ngo 17 mu kagari ka Nyange barimo bamufunyisha ikibazo cy'inka amaze kumugezayo hashize nk'imisi bituraye turamubona tubona yagarutse. Icyo abaturage bahurizaho ni ukubuko kugurisha inka amafaranga ubuyobozi bw'akagari bukayarigisa bisubiza inyuma iterambere ry'abaturage. Washaka agafumbire ko kabura urumva zitagira ingaruka. Ubuse wahinga udafite ifumbire ukeza. Paul Kagame ari kuzamura igihugu ngo tuve mu bukene, byarangira tukagira iki abatudindiza kandi aribo bakatuyoboye neza. Niyo nagira Natali umuyobozi w'akarere ka Ngoma avuga ko iki kibazo kitari muri uyu murenge wonyine gusa ko batangiye gufata ingamba. Ni ikibazo turi gukurikirana, ntabwo ari umurenge wa Mugesera gusa, ni imirenge yose uko ari 14 kuko byagaragaye ko hari abayobozi batari inyangamugayo bivanga muri gahunda ya gira inka bakayikoramo bikorwa bitari byiza. Umuturage akaba azi ko yituye mugenzi we nk'uko bisanzwe, ariko nk'ikaburirwa irengero. Ariko ikigamijwe cyane nuko abagaragayeho uko kunyereza basubiza iby'abaturage hanyuma bagafatirwa n'ibihano. Aho rero muri Nyange muvuga naho nubwo abaturage bavuga inka 17 n'iby'amakuru twarayamenye, turimo kubikurikirana kugira ngo inka z'abaturage zigaruka, ariko nta nubwo ari ubunyangamugayo. Mu busanzwe gahunda ya gira inka yazanywe mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda biteze imbere, banywa amata ndetse barwanye imirire mibi. Mu mboni z'abaturage basanga kuba hari abadindiza iyi gahunda bikwiye kwitabwa. Savio Kwizera, TV1. Makuru arambuye. Abaturage barenga 40 bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera bararembye nyuma yo kunywa ubushera n'inzoga y'inkorano itemewe yitwa Umunini mu bukwe bari batashye. Ni mu nkuru ya Peter Kelevanize Imana. Banyoye umusururu witwa ubushera ubundi banywa n'umunini.
abarwaye bitewe n'ubushera banyweye ndetse n'inzoga itemewe yitwa umunini babinyweye mu rugo rw'uwitwa Ahishakiye Evariste utuye mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Ababyeyi be bari baje kumuhemba nyuma yo gusezerana n'umugore we bashakanye mu murenge. We kimwe n'abo baturage abanyweye kuri ubwo bushera ndetse n'inzoga bahise bajyanwa kwa muganga. Nakura abanywanyi banje baraza banywaho, banyije kunywaho ndaza nimbangeze ndi mu rugo nuko abarinje umanza wafatwa. Nari napfuye n'amatwi nagiye kubona abantu bo mu rugo hafi ya bose bansanze hano. Ati mwana ni bwa bushera bw'iwawe ni wowe tugeze guca. Kuva ku wa mbere tariki ya 24 ukwezi kwa kabiri 2025 abaturage batangiye koherezwa ku kigo nderabuzima cya Cyanika kiri mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Abandi boherezwa ku bitaro bya Butaro n'ubundi biri mu karere ka Burera, bose barimbye kubera ubwo bushira banyweye ndetse n'inzoga yitwa umunini. Ubwo bwa bwari iwacu mu rugo. Nta tuzi ko mbese byageze uretse ko abana barwaye mu gitoke kumva abana bose bari kurwaye bari gutaka. Tiwareba barakeye bati ngo namuro zigabaye. Banywaga ubushera harimo n'indi misuru ihiye benze. Barabinywa bibagaruki bagira ingaruka tuja kubavuza. Ego mana babazanye hano biranga babajana mu kabyiniro biranga babajana hariho n'abari Butaro. Ego hari benshi n'abavumbye. Si ubwa mbere kandi aha mu murenge wa Cyanika n'ubundi ubushera n'inzoga abaturage banyweye bibaguye nabi, kuko ngo hari n'ubundi bukwe baherutse gutaha abaturage bariye ibiryo byaho n'ubundi bibagwa nabi cyane ko ngo basanzemo uruvu. Ubu abaturage bafite amakenga n'ubwoba byo gutaha ubukwe bitewe nuko iyo bariyeyo amafunguro abandi bakanywa ibinyobwa usanga hari ubwo bibaguye nabi. Twafashe umwanzuro ko utazongera gutaha ubukwe. None ko ari mu bavandimwe byabereye. Ntago muzongera kubutaha. Ngenda ku giti cyanjye ndaho nabutaha. Naguha amafaranga umwanya ukuzana ijerekani ikigage nanga y'ubushera nje naguha amafaranga. Sebagabo Prince uyobora umurenge wa Cyanika mu karere ka Burera yabwiye TV na Radio 1 uko abarwaye banyoye inzoga yitwa umunini y'inkorano itemewe ndetse bananywa ubushera bibagwa nabi bituma bajyanwa mu bitaro. Batubwira ko ari ubushera n'izindi nzoga z'inkorano zindi bita ngo ni umunini, bamwe niko batubwiraga mu mudugudu waho. Ariko urumva ni zino nzoga z'inkorano ni inzoga mbi. Icyakora uyu muyobozi atanga icyizere ko hari abatangiye gukira abandi bakaba bagikurikiranwa n'inzego z'ubuvuzi. Avuga ko ubuyobozi bwatangiye guca iyo nzoga yitwa umunini ndetse no gushishikariza abaturage kujya bagira isuku mu gihe bari gutunganya amafunguro n'ibinyobwa bikoreshwa mu bukwe. Peter Crevanize y'Imana, TV1 mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Naho mu karere ka Ngororero aho umuryango w'umusore wishwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro mu mwaka wa 2024 barishimira ubuvugizi bakorewe n'itangazamakuru bwatumye sosiyete yari yamuhaye akazi ibaha impozamarira mu gihe ngo kompanyi yari yabanje kumwihakana. Ni mu Daniel Dushima Umuremyi. Tariki 31 z'ukwezi kwa 10 kwa 2024 Habimana Gilbert wo mu karere ka Ngororero wacukuraga amabuye y'agaciro ahakuraga Rwanda Young Miners Limited. Inzego zibanze kuva kuri uwo munsi kugeza zifatanyije n'abaturage kwakora imihango yo kumushyingura zavugaga ko aciye muri humya baharindaga akajya kwibagaheramo. Bari baciye inyuma abasekirite b'iyi company. Uwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwira Rufosi Nzabakurikiza. Ku rundi ruhande ariko abaturage ibyo babyamaganiraga kure bakavuga ko abayobozi babo bari kubeshya kuko bo bavugaga ko Gilbert yapfuye yahawe akazi na Rwanda Young Miners Limited. Ubwo nyine bamwihakanye natwe badushyize hasi, ubwo nyine natwe twaba turagize mu nkabo ubwo twari turi kumwe ibyapase n'ibihare. Umwana yatatse ngo amasahane banga kumukuramo. Byagaragaye ko umuntu ari uruga barimo kumutera kandi yari afite company akorera, none baravuga ko yari yagiye kwiba kandi ataragiye kwiba. Cyifuzo dufite nuko umuntu wacu aboneka tukamushyungura mu cyubahiro, wa muntu nawe akazabona impozamarira. Abari bahagarariye ibikorwa bya Rwanda Young Miners mu murenge wa Bwira abarimo Jean Bosco Bizimana na Kanyamurinja Dogene. TV na Radio 1 byarabahamagaye ufashe telefoni umunyamakuru yamara kumwibwira akayikupa. Gusa ababyeyi ba Gilbert ubu noneho bishimiye ko umwanya TV na Radio 1 byabahaye bakagaragaza ukuri watumye kompanyi bumbi bahindishya akababaro itisunze ubwishingizi ku mpamvu batamenye. None itangazamakuru rimaze kubitangaza neza babonye ko ibintu noneho amazi atakiri yandi
ubwo hakozwe iki baravuze bati noneho twumvikane ntabwo umuntu mwagendera aho ngaho gusa kuko twari twavuze ko dushaka indishyi z'akababaro nuko bemera kugira ngo batange 1.5 miliyoni ubwo twavuze ko ari indishyi y'akababaro nyine bo bashaka kurengera inyungu zabo niyo mpamvu bahakanaga ngo ni umujura kandi afite kampani akorera. TV na Radio 1 bicukumbuye byabonye impamvu Rwanda Young Miners yihakanaga ko ariyo yari yahaye akazi Gilbert akagwa mu ndani ndetse n'inzego z'ibanze z'umurenge wa Bwira n'akare ka Ngororero kompanyi kazita mu mutego wo kubeshya. Icyo gihe Rwanda Young Miners yari yarambuwe uruhushya rwo gukorera muri Bwira isigaje amezi 2 n'indi minsi ngibe yamaze gukuramo ibikorwa byayo nubwo abakozi babo bato bo bamwe batari babifite amakuru ahubwo irakomeza iricukurira igatinya ibihano birimo ihazabu ya miliyoni zitari munsi ya 60 n'ibindi biri mu itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Ibibazo nk'iki bya kompanyi zihakana abakozi bazo mu gihe bapfire mu birombe birari mu bice bitandukanye by'igihugu bakabeshya icyabaye intandaro y'urupfu kubw'impamvu zitandukanye harimo n'ibyo tuzagaruka mu zindi nkuru zicukumbuye. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu karere ka Ngororero. Namakuru arambuye ya TV1 mukomeje gukurikira. Hari imiryango leta yatuje mu murenge wa Kansi mu karere ka Gisagara isaba gusanirwa inzu babamo kubera ko ngo zimaze gusaza bitewe n'igihe zimaze kandi bo ngo ubwabo badafite ubushobozi bwo kubyikorera. Dieudonne Nshimiyimana araturamburira iyo nkuru. Iyo ugeze mu mudugudu wa Gacyamo mu kagari k'Akaboti mu murenge wa Kansi mu karere ka Gisagara uhasanga abaturage batujwe mu mudugudu ku mpamvu zinyuranye ziganjemo n'ubukene mu mwaka wa 2008 ariko kuri uburaganira nabo bagahuriza ku kuba izi nzu bahawe ngo zimaze gusaza. Izi nzu kubera ko urabona zubatswe n'umushinga wa Minaroke zubatswe kera amabati yazo arashaje. Uwizeyimana Francine w'imyaka 61 mu batujwe muri icyo gihe atwinjije mu nzaba amatwere kuko yangiritse by'umwihariko amabati ngo yanakubiswe n'urubura hinduka nk'akayunguruzo ibituma kuri ubu we kimwe na bagenzi be batujwe ahango babayeho bahangayitse mu gihe cy'imvura bwo bikaba umwihariko. Iyo imvura iguye ndanyagirwa nkafata uturere nkitwikira kubera yuko nta ruhungiro mba afite nta muntu natakira ngo ndanyagiwe. Uribana? Ndibana. Na mugabo? Jewe ndi imfubyi. Yaba bo ubwabo n'abaturanyi babo barasaba ko basanirwa izi nzu zamaze kwangirika aho nka bamwe muri bo ngo baba banafite impungenge ko hari ubwo zazabagwaho. Ntago byabura. Ibiki? Kuba bwajya mu kaga. Ngo rero ubuyobozi bwakagombye kubakorera ubuvugizi byibura bakabona isakaro ubuzima bugakomeza. Kimonyo Innocent umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi avuga ko hari gukorwa ubuvugizi kugira ngo harebwe ko aba baturage basanirwa nubwo ngo nabo bakwiye kwiyumvamo umuco wo kwigira. Hari inzu zishobora kuba zarubatswe kera n'ubundi twagiye tubona amabati ashobora ari mashaje n'ubundi turimo gukora ubuvugizi kugira ngo turebe ariko n'abaturage tubashishikariza kugira ngo be guhora bategereje ko bahabwe amabati cyangwa se kwa kundi utera imbere ushobora no kuba wagira icyo wikorera ubwawe udategereje ko leta hari ikizakora uko nibwo kwigira gufatika kugira ngo tutazajya duhora dusaba ariko tubona atishoboye kurusha abandi ufite ibibazo cyane tumushyira ku rutonde rw'abantu b'inzu tuzasana uburyo muri izo nzu zihari tugenda turimo zimeze nabi ku buryo twagenda dufatanya nabo mu muganda ndetse no kubashakira ubushobozi kugira ngo babe mu nzu nziza nta kibazo bafite. Inzu zubakiwe batishoboye muri uyu mudugudu ngo zigira muri 20 ariko zose usibye kuba zihagaze nubwo hari n'izenda kugwa ngo isakaro ryarashaje ku buryo mu gihe cy'imvura bazituyemo bagorwa no kuryamba kubera ko ziva cyane. Bakavuga ko nubundi nk'uko bari barafashijwe nk'abatishoboye ngo bataragira ubushobozi bwo kuba bakwisanira bitewe n'ubukene bafite bavuga ko nabwo butaborohiye. Genda sabe isakaro. Dieudonne Nshimiyimana, TV1 mu murenge wa Kansi mu karere ka Gisagara. N'abatuye ahitwa Jyambere mu kagari ka Nyagatugunda mu murenge bazaza akarere ka Ngoma batewe impungenge n'ikibazo cy'uburaya ngo buhagaragara by'umwihariko mu bana ngo abakobwa bakiri bato ngo kuko ubu buraya ngo bukomeje gusenya ingo nyinshi. Jean Baptiste Nkunziza araturamburira iyo nkuru.
ndi kumwe n'umugabo wanjye ntago ndi mu buraya. Ni mu masaha y'umugoroba ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 bigeze mu isantere ya Jyambere mu kagari ka Nyagatugunda umurenge wa Zaza mu karere ka Ngoma. Urujya n'uruza ni rwose yaba ku bana, urubyiruko cyangwa abagabo n'abagore. Mu bigaragarira amaso benshi bihagiye Kamanyinya cyangwa Kagwa. Gusa barahuriza ku kibazo cy'uburaya bwiganje muri aka gace badatinya kuvuga ko giteye inkeke kubera ko ngo nk'abakobwa batagitinya kugendana udukingirizo tw'abagore. Kuba hari indaya pe biranakabije, hari abakuru hari abana. Izo ndaya rero ndazikubwiraho nanjye ejo bundi nagiye kuzireba aho ziryamye bamaze gukora gahunda agakobwa keza rwose kakazungu rwose utaceka ngo bamuhaye bitanu. Ndaguha urugero n'agakingirizo ntabwo ari ibintu birenze, hari n'akabakingirizo k'abagore, agakingirizo k'abadamu baragafite izo ndaya z'aha ngaho. Jyambere n'akarere karayizi n'intara. Uburaya burakabije ahubwo muzaze mu bace abatujuje imyaka ni benshi. Icupa rimwe rya 200 indaya urayijyana. Abasore barayakura mu bujura kugira bayahe indaya. Abandi bo nabo nabo uburaya bwaho ko ni nibisanzwe. Iyi ntabwo ari Jyambere ahubwo ni Jyanyuma. Ubu buraya ngo bukomeje gusenya ingo zitari nke ndetse ngo ababyeyi ntibakibuka kwita ku nshingano z'urugo. Cyane rwose abagabo barabatwara. Nta nshingano mu rugo, afite abana, afite umugabo, afite abana b'ishuri. Ntumbaze ngo bakaraba gihe ki. Hari ukuntu nk'iyo baje hano buri wese ari gufata agacupa bagira nk'icyo bakanadutwarira abagabo. Terwa n'iki? N'ubushyuhe. Bose bahuriza ku kuba hakeneye gufatwa ingamba zikumira ubu buraya kuko ngo yaba bato n'abakuru bakuruwe n'izi ngeso mbi. Keretse ubuyobozi budufashije abantu baramukiraho izo ndaya. Uburaya n'ubusinzi burakabije. Twese duturiye hafi aka gasantere mudutabare tumeze nabi. Nyuma y'ubusinzi n'izo ndaya havamo imirwano n'ubuvugizi bwanyu. Izo ndaya leta ibe yazica zive mu bari. Nka leta yareba ukuntu itugenza ikagira ukuntu yabaca. Natwe twubatse ingo baratubangamira baradusenyera muri make. Ngenda Matiyasi uyobora umurenge wa Zaza amaze kubwirwa n'umunyamakuru wa TV na Radio 1 iby'iki kibazo ntiyifuje kugira icyo abivugaho. Nagira ngo mbabaze niba namwe ndamwe bamugifiteho amakuru wenda n'ingamba mwamugifitiye. Numva nta makuru nabitangazaho wazaza ukandeba tukabivugana. Ibi byiyongeraho ko n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma nabwiye inkuru yamaze gutunganywa butaraboneka ngo bugire icyo bubivugaho. Ku rundi ruhande abaturage bavuga ko ubu buraya budasigana n'ubusinzi ndetse ngo hari urubyiruko rwishora mu bikorwa by'ubujura bashaka amafaranga yo kujya guhunga izi ndaya ibituma benshi bagira impungenge. Ni mu gihe kandi usanga kwita ku muryango haba ku mugabo cyangwa umugore wagiye muri izi ngeso ngo bihinduka inzozi. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Dusoreje aya makuru ndabashimiye mwese abo twabanye. Nge nariho Pusengabo Icyizere mukomeze kugira ibihe byiza.